Mwaramutse bene data, umwami Yesu Kristo nashimwe kandi ahimbazwe ko aduhaye ikindi gitondo cyo kunezererwa izina rye twumva umutsima wa buri munsi. Nguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana ry'iki gitondo mu kiganiro umutsima wa buri munsi, aho tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo gusenga Imana bihagurutsa umuntu, ari byo mu cyongereza bita stepping stone. Gusenga Imana ni ibuye rikomeye rikomeza imfuruka rihagurutsa umuntu akava ku gisasiro. Tujya tugira ibisasiro by'amoko menshi, hari igisasiro cy'uburwayi, hari igisasiro cy'ubukene, hari igisasiro cy'icyangiro, hari ibyo twita kwisanga mu maboko atari ayawe utashobora kwivanamo, tujya tugira ibisasiro by'amadene, tujya tugira ibisasiro by'indwara n'ibindi bitandukanye. Iyi nsanganyamatsiko iravuga ngo gusenga Imana bihagurutsa umuntu. Imana yahagurutsa izina ryawe rigahinduka mu gihe gito ugatungurana, waba umuntu ukomeye, inzira ufite niyo gusenga. Nguhaye ikaze dusome ijambo ry'Imana mu mutsima buri munsi w'iki gitondo, aho tuganira ku ijambo ry'Imana iminota mike, ukajya ku kazi, ukajya gushaka akazi niba utarakabona, ukajya mu zindi gahunda ufite uyu munsi uriye ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, ibice 4 ku murongo wa 9. Ingoma za mbere, ibice 4 ku murongo wa 9. Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Iri jambo ryumve neza, uyu muntu nyina yamubyaranye agahinda, ariko biza kurangira ahagurutse arema. Yahagurukijwe n'iki? Ngo mu muryango we arusha bene se bose icyubahiro. Dusome umurongo n'ubundi wa 10. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yamusabye, akira ijambo ry'Imana. Mu biganiro byacu bibanza nakubwiye ukuntu nigeze ntanga ubuhamya, nkubwira ukuntu nigeze shyira umutungo wanjye ku isoko mbura umukiriya, ariko nsenze Imana ingarukaho, irambwira ngo ibyanjye byari bihishwe itumye bigaragara. Hari igihe ujya ureba ukabona utagaragara, mu materaniro ntugaragare, mu nama ntugaragare, mu bahaha bari burye ntugaragare, mu batwerera ntugaragare, ukibura kuri lisite. Dufite Imana ijya itugaragaza kuri lisite iyo dusenze, ikagushyira ku rutonde utigeze ubaho, iso na nyoko batabayeho, nawe ukaba ku rutonde rw'abashoramari, ukaba ku rutonde rw'abacuruzi bakomeye, ukaba ku rutonde rw'intiti zize, nawe ukajya ku rutonde rw'abayobozi, ukajya ku rutonde rw'abavugabutumwa n'ibindi bitandukanye, ukajya ku rutonde rw'abatoranywa ku kazi, ukajya ku rutonde rw'abasirikare n'ibindi byinshi cyane nawe wandusha gutondora. Nta wundi ubikora rero, iyo ni Imana. Yabesi yavutse akennye, abayeho nabi, ibintu tujya twita ngo guhondagurwa, ngo gukubitwa, ngo umuntu yarakubiswe yarasufura, ugasanga umuntu ntacyo ari cyo, nta jambo, ntaryo pe, nta kintu afite. Nyina amwitegereje aravuga ati uyu nguyu azaba nk'umugabo. Ni bamwe bajya bita ngo mbara ubukeye sinzi uko buzira. Arangije ngo aremeza ngo namubyaranye agahinda, amwita Yabesi, bivuga ko ari umuntu w'agahinda gusa n'amarira. Ariko Yabesi arareba abona nta kindi ashoboye, nta kindi yakwigezaho, abona yemera ko ibye byarangiye, ariko yemera ko ijambo rigizwe n'inyuguti 3 ndetse n'ingombajwi zazo, gusenga ryamukorera rikagira icyo rimumarira, ngo aca bugufi asenga Imana, ngo arayitakambira, arayibwira ngo icyampa ukampa umugisha. Yagiye gusenga ari ugayitse muri bene se aciriritse, ngo icyampa kandi ukagura imbago yanjye, 3 ukandinda ibyago ntibimbabaze. Ngo Imana irebye ibona asenze neza,
iburamo ko asabye ko abanzi be bapfa, iburamo ko asabye ko abamuroga bapfa, iburamo ko asabiye abantu inabi, iburamwo kugambana, kandi ibona yakiranutse, ibona yaciye bugufi arayubaha. Ngo Imana iramwumva. Ndagira ngo nkubwire ko isengesho dusenze duciye bugufi kandi dufite umutima w'urukundo, tukabwiza Imana ukuri, Imana ijya iryumva. Ngo irangije imuha ibyo yayisabye, imuhindurira amateka. Mwene data uri kunyumva, mesaje y'iki gitondo ntabwo irimo kurondogora no kuvuga amagambo menshi, ni ukurasa ku ntego. Ndashaka kukubwira ngo amasengesho ahagurutsa umuntu. Amasengesho ni stepping stone. Waraheze kuri esikariye ya mbere kandi aho ujya hari esikariye 50. Amasengesho agezayo umuntu. Amasengesho arema elevator cyangwa se lift cyangwa cya cyuma kizamura abantu, akakujyana muri etaje, ubuzima bwawe bugahinduka, ukaba umuntu muzima, ukava mu byuma, ukava mu bintu byinshi by'ibyaha, ukaba muzima, ibitekerezo bigahinduka. Amasengesho ahindura umuntu akarota neza. Mana ishimwe. Amasengesho atuma umuntu akira indwara. Iga gusenga neza muri iki gitondo. Birashoboka ko ufite ibintu umaze imyaka myinshi usengera warabibuze. Iga gusenga neza, fata umwanya wongere wisubiremo, wihane. Umwana w'umuntu agira amafuti, iyi kamere muntu ikoze mu mafuti no kwirengera no kwirwanaho. Kosora amasengesho, wihane, uhindure imitekerereze. Va ku ngeso. Njya nigisha icyigisho cyitwa ingeso n'amasubyo. Uba umuhini muzima udahanda ibiganza by'Uwiteka gukoreshe, mwene data. Nurangiza ubwira Imana ikintu ushaka ko igukorera muri iki gitondo. Bwira Imana ikintu ushaka ko igukorera muri iki gitondo. Yibwiza ukuri, uvugisha ukuri. Urifuza gusaba umugisha muri iki gitondo? Urifuza gusaba amahirwe muri iki gitondo? Urifuza ko ibintu byari byaranze nawe muri iki gitondo byemera? Urifuza gukizwa ukava mu byaha ugasobanuka? Fatanya natwe dusenge, tubwire Uwiteka Imana guhindurira amateka muri iki gitondo kuko arabishoboye. Uwiteka Mana Nyiringabo, se w'Umwami wacu Yesu Kristo, Imana ifite imbaraga, ubutware n'icyubahiro. Uyu mwene data yifuje guhinduka, agahindura imisengere, agakora amasengesho afite isuku asobanutse, atarimo urwango n'inzika n'intege nke n'ibyaha. Arifuza guhindukira mu mutsima wa buri munsi, akaba umunyamasengesho muzima. Iri jambo nirikore kuva ku musatsi kugera mu magufa, mu nyama n'imisokoro n'imitsi n'amaraso n'amazi kugera ku mano. Nirihindura amateka ye, nirihindura imisengere yibe mishya, arote neza, akira indwara, abone igisubizo cy'ikintu amaze igihe asengera. Muhagurutse nk'uko hagurukije Yabesi. Muhindurira amateka, imiryango y'ibibone, itorero ribibone, aho atuye babibone, igihugu kibibone, nawe ubwe yiboneho ibimenyetso by'uko umugiriye neza ukamuhindurira amateka. Ndagushimiye ko abantu bumva umutsima wa buri munsi ubahindurira amateka umunsi ku munsi. Ngushimiye ko iki kiganiro kizafasha isi kuzura umwuka wera no guhinduka, abantu bakaba bazima. Ndagushimiye ko iri jambo twiga rizatunganya abantu bawe, bakaba abantu bahindutse, buzuye imbaraga kandi bashyitse. Ibyanditswe byera dutanga bikabatunganya. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Tanga umunsi w'umugisha, umunsi w'amahoro, w'umunezero no kubona ukuboko kwawe. Tubisabye twizeye izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha, amahoro n'amahirwe, guhirwa, kumva ijambo ry'Imana, kuzura umwuka wera, kwizera gukora kw'Imana no guhagurutswa n'Uwiteka. Inkoni zanyu zari zarunamye, zunamuke, ibiganza byanyu bifate bishyikire, mube abanyamahirwe. Bana banyu baba abanyamahirwe, mugire umugisha, murame, mukomere, kandi ijambo ry'Imana muryizirikeho, rizabageza kure. Shalom, shalom. Heavenly Father, we come in faith. Almighty God, we call your name. You change the story, you break the chain. You lift the weak and you heal the pain. You love us first, you fight for us.
When fear speaks loud, you keep us sure. Every secret plot, every hidden dart, you see it all, and you guard our heart. So we lift our hands and we stand in trust. Your power is higher, your love is enough. What was written wrong, you can right it right. In the name of Jesus, bring dead things back to life. Jesus, change our history. Jesus, change our history. We are victorious. We are victorious in Christ. Jesus, break the hidden word. Jesus, break the hidden word. Your kingdom covers us. Your kingdom covers us tonight. Transform our lives in your holy name. Cancel the evil, put shame to shame. Heal every body, restore every soul. What we have lost, make it fully whole. Where something died, let it live again. Where doors were closed, let them open then. Every waiting prayer, every whispered plea, we place it in your hands.